muzamenya ukuri podcast cyangwa channel, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Yohana igice cya 8 umurongo 32. Mubasha kudukurikiranira kuri muzamenya ukuri YouTube channel, Radio Public, Anchor, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Google Podcast, Apple Podcast ndetse na Spotify. Nkurarikiye gutegera amatwi iki cyigisho gikurikiyeho. Munyemerere dukomeze tureba ingorane isi yakomeje kugusha igihe umwanzi Satani yari amaze kutumanukira. Ingorane za mbere zatangiye kugaragara mu muryango, aho Adamu na Eva bumvikanaga ntibongera kumvikana, kandi ayo macakubiri akomereza no mu bana babo. Kayini yica murumuna wa Abeli, ntacyo bapfa, isi yose ari iyabo, ari bo bonyine bayuzuye bayiriho, bari kuzayiragwa n'ababyeyi babo. Umwanzi Satani yazanye akaga kabi gakomeye cyane koretse isi. Dusenga Imana. Mwami mwiza, turagushimye cyane kuko wongeye kubana natwe, ukaba ugikomeje no kuturinda, kandi hari byinshi umaze kuturinda bikomeye byari bigiye guhitana ubuzima bwacu. Turabigushimiye ko wigaragaje nk'Imana. Abarwayi barushaho gukizwa nawe, abababaye ubabahe hafi Mwami, kandi Data mwiza ubuze ibyiringiro abera ibyiringiro. Reka imbaraga Mwuka Wera ibane n'imitima yacu. Njyewe ntacyo ndicyo, n'ijwi ryanjye birashoboka ko hari abo ritanyura, ariko reka umpe imbaraga Mwuka Wera, kandi iyo mbaraga unayihe abazategera amatwi iyi audio, kugira ngo twese duhabwe uguhazwa gukomoka mu ijambo ryawe, kandi umugambi dufiteho usohore mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dukomeze turebera hamwe amagambo akomeye cyane akubiye mu gitabo cyitwa Inzira y'ubusore bunejeje, impano nziza nahawe na Madamu Pasiteri Rubeni Nyiramukiza Dativa ubwo nari nshoje amateraniro y'ivugabutumwa mu karere ka Nyagatare. Ndamushimira cyane, yampaye impano nziza, impano yanyubatse, impano yuzuyemo ubwenge n'ubuhanga, cyane cyane ku basomyi bakunda gusoma. Harimo byinshi, harimo inama zihabwa ababyeyi, harimo n'inama zihabwa abasore. Ni gute umubyeyi yabana n'umwana we w'umusore, kandi ni gute umusore yabana n'umubyeyi we? Ni gute umusore yarambagiza? Ese umusore yakwitwara ate? Ibyo byose ni ibyo ngira ngo turusheho kugenda dusesengurira hamwe. Izo nama nahawe namwe nzibagezeho, nzi ko zizabagirira umumaro. Abari mu ngo zirimo abasore, abana b'ingimbi n'abandi batandukanye, ndabasaba babyeyi namwe barezi, kugira ngo izi audio cyangwa se iyi audio n'izindi zizakurikiraho nzajya mbazanira, muzajye muzibasangiza, zizabafasha. Ariko namwe babyeyi murusheho kuzitegera amatwi. Ntabwo ari aho honyine nzibanda, hari n'ibindi tuzagenda turushaho kugenda tureba, ariko nyemerera n'iyi ngingo tuyivugeho. Tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo ubugimbi, intandaro y'amacakubiri hagati y'ababyeyi n'abana babo. Iyo dusomye amagambo ari muri Zaburi 144:12 haranditswe ngo, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka arimbisha inyumba. Imigani igice cya 2:1-6 n'igice cya 3:21-26 naho haranditswe ngo, mwana wanjye niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawuhugurira kujijuka.
niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka, ukabishakisha nk'ifeza, ubigenzure nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe. Nuko bizaramisha ubugingo bwawe, kandi bizabira ijosi ryawe umurimbo. Maze uzagendera mu nzira yawe amahoro, kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama, kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro, kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Amen. Abakobwa n'abahungu bageze mu kigero cy'imyaka hagati ya 13 na 20 bahangayikisha cyane ababyeyi n'abarezi babo. Baba bageze mu kigero gikomeye cy'ubuzima, haba mu myitwarire cyangwa mu mikorere y'umubiri wabo. Umusore wo muri icyo kigero aba amaze kugira ubushobozi bwo kororoka, kandi aba ari kuva mu bwana afata imyitwarire y'abakuze. Kuva ku myaka 14 cyangwa 15, imikurire yo mu bwenge ibigeze ku rugero rwayo rukwiriye. Nta kindi kiziyongeraho usibye ubumenyi butandukanye agenda agira kubera ubunararibonye. Ibikorwa n'amarangamutima bye buhoro buhoro bigenda byisanisha n'iby'abamuboneye izuba. Kuri icyo kigero nibwo agira intekerezo zidafitiye ku bigaragara gusa. Atangira kubona iby'ingenzi cyangwa ingingo nyamukuru zihatse igitekerezo runaka, ariko cyane cyane ibirebana n'itegeko. Atangira kubona ko kumvira buhumyi atari byo, kandi agashaka umurimo unoze no kugera ku cyo abona ko ari ingenzi kurusha ibindi. Atangira kubona mwarimu nk'ugomba kwigisha neza ibimunyuze kandi bisobanutse. Ubu noneho abona mwarimu nk'umuyobozi we mu byamwuka, ubundi akamubona nk'inshuti aho kumubona nk'utanga ibihembo cyangwa ibihano. Umusore wo muri iki kigero yumva ko ubwenge afite n'intekerezo zidahuzagurika bimuha ubushobozi bwo gukemura ibibazo byose hakoreshejwe yego cyangwa oya. Ntabwo aba yari yagasobanukirwa ko hari utuntu tundi tuba twihishe inyuma y'ikibazo tugomba ubushishozi, ubwitonzi n'ubunararibonye. Utwo twose wagereranya n'amakorosi y'ubuzima. Ntabwo umusore wo muri icyo kigero aba yumva ukuntu twamukerereza. Akaya mvuga y'abajeni ngo aho gutinda mu bitaro watinda mu ikorosi. Uyu musore yiyumvamo ubushake butavuguruzwa mu byo agamije gukora no mu buryo abonamo ibintu. Kwiyemera, kuvuguruza iby'abandi no kumva ko bose bari munsi ye nibyo bimuranga. Mu buryo kugira ngo yerekane uwo ari we, kandi mu bikorwa impano ze yungutse, yumva atakwigana iby'abandi nk'abana kuko bitakijyanye n'igihe cye kandi byanamusuzuguza. Intangiriro y'iki kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu irangwa no kwishimangira kw'imico yagiye imuranga mu bwana, ku buryo noneho ushobora kumureba ukamenya icyerekezo cye, amarere ye n'uruhande abarizwamo. Kuri we si igitangaza kujora no gucira urubanza ababyeyi be, kuvuguruza cyangwa kwanga rwose ibyifuzo byabo ku buryo byanabagunganisha. Uko kutavuga rumwe rero ntigukwiriye kuba intandaro y'amakimbirane, kuko ahubwo ari ikimenyetso cy'uko uyu musore ari gushakisha uwo azaba we, kandi bikaba ari byo bimubashisha kugira ubushobozi bwo guhitamo. Gushaka ibintu bitunganye niyo ntego ye, ku buryo usanga kenshi yivumburira isi kuko yayisanzeho nta ruhara bigizemo, kandi ikaba idatunganye, ahubwo akenshi ikaba imubikiye ibinyuranye n'ibyo yibwiraga. Gutahura amakosa n'ibidatunganya ibikorwa nabo yibwiraga ko bamubera urugero rwiza, nibyo akenshi bitera abahungu kwivumbura no kwigaragambya. Ndetse akenshi iyo ari abana babizera mu badivantiste, mu badeperi n'ahandi hose hagiye hatandukanye, akenshi bakunze kubafatira urugero kuri ababyeyi babo cyangwa se n'abandi babona nk'abayobozi mu itorero. Birabatangaza rero iyo baje kubona babandi bafataga nk'abayobozi babonye bari gukora ibyaha, barangiza mu bwonko bwabo hakiyandikamo ko burya gukiranuka bidashoboka, nabo bagatangira kwiyegurira isi no gukora nk'iby'ab'isi, kuko n'abandi bitwa ko bahora basenga byabananiye. None ingorane zivamo ni izihe?
hafatwa ibyemezo. Sinshobora kuba mu isi imeze itya, ngomba gutandukana nayo nitugira aho duhurira. Uyu musore ufashe icyemezo kimeze gutya rero ni umurakari, arivumbura kuko aba yumva akababaro n'akarengane agirirwa n'isi gakabije, ku buryo ashakisha uburyo bwo kwiyihunga. Ashaka ubuhungiro mu kwigunga, gutoroka, ibiyobyabwenge, uburaya, amasengesho, kwiyahura ndetse n'ibindi. Umusore wa kabiri waravuga ati iyi si kabije kuba mbi, ngomba gukoresha imbaraga zanjye zose kugeza aho ubushobozi bwanjye bwose bugarukira nkayihindura. Mwirinde rero hatagira untangiro. Uwa kabiri ni umugorozi, ashaka impinduka, yumva yaba intumwa, umugira neza ufasha abantu, ariko nanone yaba mu bigaragambya, abanyakavuyo n'aba bandi bazatwaza igitugu mu gihe kizaza. Hagati y'ayo matsinda yombi rero harimo ikivange kitabarika cy'abatagira icyo bitaho, abatazi gufata ibyemezo, banyamugiyo bigiye n'intama zibereye aho, babandi bari aho bitonze. None ikibazo cy'ubwumvikane buke kiboneka gute iyo umusore hagati y'umusore cyangwa se ingimbi n'ababyeyi be? Umusore ugeze mu myaka hagati ya 13 na 20 nk'uko twabibonye haruguru, aba afite imyumvire ihabanye n'iy'ababyeyi be, ku buryo kenshi usanga binuba bagira bati ab'iki gihe we, abo ni ababyeyi. Aha rero abakuze ntibakwiriye kubona ko ibintu byacitse, kuko nyine nicyo gituma bamwe ari abana abandi bakaba ababyeyi. Ntibikwiriye gutungurana rero ko n'imyumvire yabo igomba gutandukana. Ntabwo umusore yakwihanganira na gato kunyurwa amanuma, kuko nawe aba ashaka kugaragaza ko atakiri umwana kandi ko ari bitaragezweho, yiteguye kugira aho byanze bikunze. Nubwo batazi ko intumbero ze ndetse n'ubwuzu bwe akenshi biba bidaherekejwe n'ubunararibonye, ingufu ze, amatsiko ye, yumva kubwe nta wamukoma imbere. Ubundi reka se nakubwira, imisemburo mu mubiri we ibiri ku kazi katoroshye, wagereranya no gushyira igisenge kizaba mwikorezi w'igorofa rizakomeza kuzamuka. Amagorofa ajyaho wayagereranya n'inshingano ziremereye zimutegereje mu bihe bizaza. Muri iyi myaka nibwo umuhungu atangira kubona ibimenyetso bimutandukanya n'abana, nko kwijugunya akabona abaye umusore, kuniga ijwi, kuzana ibishishi mu maso, kumera ubucakwaha, impemwe, ubwo n'umusatsi ku myanya ndangagitsina, kwaguka kw'igituza no kumera ubwanwa. Kwirotera bigaragaza ko intanga z'imyororokere ye zatangiye gukura, akaba ashobora gutera inda igihe akoze imibonano mpuzabitsina. Naho umukobwa ugeze muri iki kigero hari impinduka yibonaho ku mubiri, nko kumera moya mu kwaha no ku myanya ndangagitsina, gupfundura amabere, kwijugunya agahinduka agakumi, kujya mu mihango ari bigaragaza ko ashobora gutwita aramutse akoze imibonano mpuzabitsina. Ibijyanye n'amarangamutima barangaga mu bwana rero birahinduka. Batinda mu ndorerwamo bireba, abo ni abakobwa cyangwa se n'abandi, bibaza cyane ku biri kubabaho. Biyumvamo imbaraga ibakururira ku kugira umushyikirano udasanzwe n'urungano cyangwa undi muntu badahuje igitsina, n'ubwo ubucuti nabo bahuje budahagarara. Uwo mushyikirano rero iyo ubereye mu bwihugiko, iyo ubaye urukururano rwa hato na hato, akenshi urangirana n'ibikorwa byo kwiyandarika bishobora kuzana ingaruka zibabaje kandi zititeguwe. Nubwo ubucuti n'uwo mudahuje igitsina ari bwiza, ni ngombwa kwitonda ukumva inama, kuko ubwonko buba butagira ubushobozi bwuzuye bwo kwikorera imizigo iremereye y'ubuzima. Igice cy'ubwonko gifasha gufata ibyemezo bizima kiyungurura kigasigarana ibizima gusa, kigakumira ishyirwa mu bikorwa ry'ibijemo nuko bije. Muri iyi myaka cyo kitaragira ubushobozi buhagije. Mu myaka ishyira 20 nibwo ubwo bushobozi umuntu aba bwifitemo, iyo nta zindi nzitizi yahuye nazo. Mbere yaho abahubuka yumvira ibimujemo nta rutangira, kandi yumva ari ryo shema rye, kuko yemeje abantu bakamurangarira mu myambarire, mu ngendo, mu mvugo, mu ndoro, mu mirire ndetse no mu buzima rusange. Akenshi usanga harimo gukabya, ari nayo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ati ugendana n'abasore yitwaza ubwungo, kandi arongera ati ukize ubutarabubagira. Naho umusore akavuga ati aho gutinda mu ikorosi uzatinde mu bitaro, kandi ati ndabikoze ngewe ikizaba nzanka umuti kandi kizaba nzanywa amasubyo.
nk'uko urunyogwe rworohera umutetsi kandi ntirumumarire inkwi ndetse rukamutwara igihe gito arutetse, nk'uko ruryohera abarurya ariko ntiruhingwe kuko rutaruma, niko namwe mworohera kandi mukaryohera ababashuka, nk'uko igisenge cy'igorofa kitumye cyononekara ukizamuyeho inyubako cyangwa ugakuraho bya bindi bitangira urwo rusukume, nk'uko abacyubaka batarangara cyangwa ngo bemere ibibarangaza bitarangaza iyo nshingano ikomeye kuko byateza ingaruka zitoroshye zirimo no guhirima kw'igorofa, niko uburangare bwo muri iki kigero bushobora gutera kwangirika gukomeye k'ubuzima. Basore nkunda, muri beza ku mubiri, mugaragara ko mufite igikuriro itoto ndetse n'igikundiro, ariko ni byiza kwitondera iki kigero. Murimo muratubwana musatira ubukuru, kandi kuri icyo kiraro ubugimbi cyangwa ubwangavu utitonze waharuhamira ukazimira burundu cyangwa ukangirika bimwe bitagira igaruriro. Nk'uko umuceri ubirira mu ziko uta ibipfundikizo uba utaragira isaha zo kugaburwa, nk'uko uba ukeneye akariro gake kugira ngo ushye neza, niko namwe mutaragira imyaka y'ubukuru ibemerera kwikorera inshingano z'abantu bakuru, nko gukunda, guhitamo uwo muzarwubakana, gushinga urugo, kubyara, kurera. Icyo mukeneye cyane ni ababoneye izuba biringirwa bo kubaha inama zubaka, zikabagabaniriza ubukana. Nimwishore mu ruzi murwita ikiziba, mugira akariro gake na feri. Mu ikorosi ry'ubuzima mugezemo, kuko riri ku gacuri kamanuka cyane, kubera ko imisemburo ituma musoreka iri ku kazi katoroshye, kandi ikaba ibategurira kwambuka ikiraro kinini cy'ubugimbi n'ubwangavu kiri hejuru y'uruzi runini rusuma cyane rw'ibishuko n'ibirangaza. Murasaba ubwitonzi, ubwenge n'ubushobozi buva ku Mana mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bwanyu. Basore nkunda, nimwegera Imana izabegera, mube maso. Ikigero murimo nibyo koko kiragoye kandi kiravunanye, ariko nanone nimukwiriye gukuka umutima. Umwami Imana izabarengera, yarabisezeranye mu izina rya Yesu. Amen.